Ndagushuhuje wowe inshuti muvandimwe unezezwa n'ibiganiro byacu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Ndizera ko umeze neza, uguwe neza, kandi nawe utamerewe neza kubera impamvu zitandukanye. Ndagusabira ku Mana kugira ngo Imana yacu ikugirire neza, igufashe kandi igukurireho ibyo bibazo bikuremereye. Nkuko bisanzwe uri kumwe na muganga Kayitare. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byerekeranye n'uburyo twabungabunga amagufwa yacu. Bibiliya ntabwo yigeze ireka kuvuga ku kintu kijyanye n'amagufwa, kuko buri kintu cyose cyo ku isi Bibiliya ifite icyo yakivuzeho. Zaburi 139 umurongo wa 15, uwa 16, uwa 17 n'uwa 18 haravuga ngo: igikanka cyanjye ntiwagihishwe, ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri jye, erega umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi ubwinshi. Iyo nkangutse turacyari kumwe. Aya ni amagambo meza cyane agaragaza ko igikanka cyanjye, igikanka cyawe Imana ikizi kandi igisobanukiwe nk'umuremyi wacyo, nk'umutangizi w'ubuzima, kandi akaba ari nawe ubureberera. Rero muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora kwita ku magufwa yacu kandi tukayabungabunga, kuko nyine iki gikanka cyangwa se aya magufwa ni nka frame. Ni nk'uko wakubaka inzu y'ibiti ukayiteraho imbariro, iyo nzu utarayihoma ngo uyishyiremo urwondo, ubwo iba ari igikanka. Rero ibindi bintu byose byubakiye kuri iki gikanka cyacu ariyo magufwa. Umutwe w'umuntu ugizwe n'amagufwa, urutirigongo ni amagufwa, amaguru ni amagufwa, amaboko ni amagufwa, intugu ni amagufwa, intoke n'ibirenge ni amagufwa, kandi ibyo byose bigiye byubatse mu buryo bw'ubuhanga butangaje cyane. Tekereza nawe kuba umutwe ufite amagufwa 22, kandi akaba nanone abarizwa mu miryango itandukanye, harimo nk'icyo twita cranial bones, facial bones, associated bones, ziba hangaha ku matwi n'izindi. Ariko ayo magufwa Imana nta na rimwe itazi uko ari 22 agize uyu mutwe wawe, cyangwa se icyo twita skull. Tekereza nko kugira ngo urutirigongo rwawe rube rufite amagufwa 33 cyangwa se utugufwa 33. Utwo tugufwa 33 natwo tukaba tugiye tubarizwa mu byiciro bitandukanye. Uhereye aha mu irugu hari igice twita cervical kigizwe n'amagufwa 7, hagakurikira ikindi gice cyitwa thoracic kigizwe n'amagufwa 12, hagakurikiraho ikindi gice cyitwa lumbar kigizwe n'amagufwa 5, hagakurikiraho ikindi gice cyitwa sacrum nacyo gifite amagufwa 5, hagaheruka kandi gace gatoya hasi kitwa coccyx gafite amagufwa 4, cyangwa se utugufwa 4. Utwo tugufwa twose uko turi mu rutirigongo, nta kagufwa na kamwe Imana itazi, nta kagufwa na kamwe Imana yahishwe. Irakazi, kandi haramutse havuyemo kamwe gusa, ubwo ibibazo byaba bivutse, ubuzima bwawe bwose bwaba buhagaze. Keretse nyine Imana itabaye ikoresheje abahanga yahaye ubwenge n'ubumenyi, bakaba bashobora gushaka uburyo bashyiraho insimburangingo, nabyo biba bitoroshye kuri benshi. Tekereza nawe iki gice icyo twakwita muri pelvic, aho naho hari amagufwa menshi cyane, kandi amagufwa asa naho aboshye. Ubundi bigufwa bizwi cyane biri ahangaha ni 2, ariko ibyo bigufwa 2 bikaba ari nk'icyungo
comekwamo amagufwa y'ukuguru ku ruhande rw'ibumoso no ku ruhande rw'iburyo. Ku ruhande rw'ibumoso cyangwa rw'iburyo ukuguru kumwe ubwako kugizwe n'amagufwa 30. Ayo magufwa 30 habanza igufwa rimwe ricometswe mu itako, iryo gufwa ryitwa femur. Iyo femur ni igufwa rinini, ni naryo gufwa rirerire risumba andi magufwa yose y'umuntu, kandi ni igufwa ridashobora gupfa kuvunika mu buryo bworoshye cyane. Rigakurikirwa n'akagufwa twita patella cyangwa se kneecap, aho ivi ryikaragira, aho iri gufwa navugaga femur rihurira n'andi magufwa abiri yo hasi harimo tibia na fibula. Ya magufwa aho ahurira na femur, aho ngaho muri patella cyangwa se mwivi hakamanuka none handi magufwa hasi mu kirenge. Twarayabonye ubushize ubwo twavugaga ku by'ikirenge, nacyo kigizwe n'amagufwa 26. Urabona ikirenge ubwacyo gifite icyo twita tazo, aha mu bugomba mbari no ku gitsinsino. Tazo ni 7. Hagakurikiraho ibyo twita metatazo. Metatazo ni 5. Hagakurikiraho utwo twita phalanges 14. Ubwo ni mu kirenge kimwe n'ikindi kirenge, ubwo ni mu kuguru kumwe n'ukundi kuguru. Wagaruka noneho ukareba ukuboko nako uburyo kugizwe na none n'amagufwa menshi kandi atandukanye. Harimo igufwa twita humerus, ari ryo gufwa ricometswe hano mu rutugu rikamanuka rikagera mu nkokora. Ukabona ukareba igufwa ryo mu nkokora ubwaryo, ukongera ukareba andi magufwa na none abiri. Ikintu gitangaje hano tugomba kwitaho cyane, ni murebe uburyo igufwa ricometse mu itako kugera mu ivi rihuye n'igufwa rimwe n'ubundi humerus ricometswe hano mu rutugu rikagera mu nkokora. Reba uburyo inkokora iteye kimwe n'ivi. Reba uburyo munsi y'ivi hari amagufwa abiri, tibia na fibula, acomekwa mu gatsinsino. Nangaha kuva mu nkokora kugeza mu bujana naho nanone hari andi magufwa abiri. Ayo magufwa acometswe harimo iryitwa ulna na radius. Muri make Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje. Aha hari igufwa rimwe, mu kuguru hari rimwe, mu kuboko hari igufwa rimwe, abiri nako, no mu kuguru hari andi magufwa abiri ahuzwa n'inkokora cyangwa se ivi mu kuguru. Hasi nanone nk'uko mu kirenge hari tazo 7, hakaba metatazo 5 na phalanges 14, niko nanone mu kiganza bimeze. Mu kiganza hari ibyo twita kapo, hakaba metakapo na phalanges. Ariko Uwiteka akaba ibyo byose yarabikoze, kandi uramutse ukuyemo akagufwa kamwe gusa bishobora kuguteza akaga ndetse ukaba wabura n'ubuzima. Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje, kandi muhimbavu 24 zigizwe na peya 12. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo izo mbavu haramutse hakuwemo urubavu rumwe gusa, ntabwo mbizi ukuntu nyine nawe bitekereza ukuntu bishobora kugenda. Hejuru y'ibyo byose Imana ikaba yararemye umuntu mu buryo aya magufwa yoroshweho imitsi yitwa veins ndetse na arteries, kandi izo veins zikaba zishinzwe kujyana amaraso, arteries zikaba zishinzwe kuyagarura. Ni imitsi myinshi cyane udashobora kubara, udashobora kuvuga, ariko myinshi ku rwego tudashobora kubyumva. Muri ibyo byose Imana nta na kimwe yigeze yisoka. Ya magufwa akaba acometswe kandi afashwe n'ibyo twita ligaments. Izo ligaments zikaba ari nka kore zikomeye zidashobora gupfa kurekura, kandi rya gufwa rikaba rishobora gukina rikikaraga rikagarukaho uryerekeje inyuma, imbere, mu ruhande, ahariho hose. Imana yararemye, kandi Imana n'umuremyi utangaje. Niyo mpamvu mu Byashuwe igice cya 4 hari amagambo avuga ngo ibyo waremye byose ni uko wabishatse, kandi kuba biriho ni mu bushake bwawe. Imana rero ikwiriye guhabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana muri ibyo byose yashyizemo nerves nyinshi cyane, ari izica mu ruti rw'umugongo, ari izica hehe. Tekereza nka nerves ziba mu kuguru nk'iyitwa femoral nerves,
sciatic nerve, tibia nerve, sphinous nerve. Izo nerves ni zimwe mu zizwi cyane, ariko nama nerves menshi cyane arenga ama miliyoni udashobora kubara. Izo zose zituruka mu rutirigongo zikagera mu matako no hasi kugeza mu birenge, zimeze nka network y'amashanyarazi. Zimwe zibari nini, zindi ari ntoya, izo ntoya zishamikiye kuri izo nini. Ibyo byose bitwereka ko Imana ari umuremyi utangaje kandi utajya wibeshya. Kandi ibyo byose bikaba biboshwe bitanazwe n'ibyo twita muscles. Izo muscles ntabwo wabara umubare wazo, ni nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane. Nk'aha mu maso ngira ngo hari muscles zigera muri 22 aha mu maso gusa. Zimwe zerekera, izindi zizamuka, izindi zimanuka, zitanaze mu buryo nyine butuma umuntu agira isura kandi akaba akomeye. Amaguru atanazwe na muscles zikomeye cyane. Hari muscles zireba imbere, hari zireba inyuma. Ibyo byose bitwereka ko Imana ikomeye kandi itajya yibeshya. None ikibazo ni gute dushobora kwita kuri aya magufa aboshywe muri ubu buryo kandi arinzwe muri ubu buryo? Nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntabwo igikanka cyacu cyahishwe. Ndagira ngo nkubwire ko kugira ngo ugire ubuzima bwiza nuko ugomba kwita ku magufwa yawe. Aya magufwa agizwe n'ibinyabutabire bitandukanye, harimo proteine, hari ibyo twita collagen ndetse na mineral salts, cyane cyane nka calcium na phosphates. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibi byose Imana iba yarabishyizeho kubera impamvu. Urugero nka collagen, Imana yazishize mu magufwa kugira ngo zitume amagufwa agira flexibility, agira uburyo bwo koroha no guhindukira. Ariko izi minerals cyane cyane nka calcium ziba zarashyizwemo kugira ngo nyine igufwa ribe rikomeye. Aya magufwa rero ni yaba yikoreye ibintu byose bikorerwa mu mubiri w'umuntu, kandi tugomba kuyitaho cyane. Dore bimwe mu bintu bigomba kwitabwaho cyane kugira ngo amagufwa yacu agire ubuzima bwiza. Icyambere no gukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororangingo ni ingenzi cyane kugira ngo amagufwa yacu akomeze agire ligaments kandi akomeze akomere kandi akomeze agire flexibility. Iyo amagufwa atangiye gukocagurika, wajya kwicara agakocagurika, wahaguruka agakocagurika, wahindukira agakocagurika, biba bigaragaza ko hari ikibazo. Abantu benshi bagiye bambaza bati, mbese ko kumuhinzi nawe yakora siporo? Ikibazo kirasubizwa n'igisubizo kivuga ngo yego. Iyo tuvuze imyitozo ngororangingo ni ugutoza ingingo. Ntabwo umuhinzi yahinga abatoza ingingo mu buryo bwuzuye, ababikora mu gice runaka. Abantu benshi b'abahinzi usanga kunama biba bigoye. Abantu b'abahinzi usanga kenshi kwicara bibagora. Abantu b'abahinzi usanga guhaguruka bibagora. Kubera iki? Kubera yuko amagufwa yabo cyane cyane mu bwungiro no mu ngingo z'ayo magufwa haba harimo ibibazo, ligaments zaragiye zigabanuka, cyangwa se ugasanga na calcium yagiye igabanuka. Rero niyo mpamvu gukora imyitozo ngororangingo ari ingenzi cyane, kandi mu kigisho turimo kwiga ni ingenzi cyane kuzirikana ko amagufwa yawe ugomba kuyabungabunga. Ni gute wabungabunga amagufwa yawe aremwe mu buryo butangaje? Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwitaho no kwirinda guhagarara amasaha menshi. Mu kazi ukora ugomba kwirinda guhagarara amasaha menshi cyane, kuko bishobora guteza amagufwa yawe kugira ibibazo. Benshi bagiye bibaza bati, none se wakora iki niba akazi kagusaba guhagarara kenshi cyangwa se igihe kirekire? Yes, ni byiza niba nta kindi kintu wabikoraho, ko ugenda ko ucishamo ukihina, ukunama, gasutama, kwarutama, cyangwa se ubundi buryo ushobora gukoresha kugira ngo bikugendekere neza. Ibi nanone binahura na tumwe mu dusiporo ushobora gukora nubwo waba urimo ukora akazi uhagaze.
nko guhina amavi kongera ukayarambura, nko kuyinanura, kurambura amaboko no kuyahina, ukajya ubikora kenshi. Ntukirengagize ko siporo ari ikintu cy'ingenzi ku buzima bwawe. Dore zimwe muri siporo nagiye mvuga kandi abahanga bagiye bagaragaza ko ari ingenzi. Koga ni siporo y'ingenzi cyane. Gusimbuka umugozi, gusimbuka amakeri, kwiruka, kugenda urugendo rurerure. Ibi byose bishobora kugufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza cyane. Ikindi ugomba kwitondera kugira ngo amagufwa yawe agire ubuzima bwiza ni ukwirinda umubyibuho ukabije. Igihe cyose ugize ibiro birenze ibyo wakagombye kugira, amagufwa yawe yikorera ibiro birenze ibyo yakagombye kwikorera, kandi bikagira ingaruka ku buzima bwawe. Ushaka kwibaza uti mbese ibiro byanjye namenya nte ko byarenze urugero? Hari icyo twita body mass index. Body mass index ni uburyo dushobora gufata ibiro by'umuntu tubigeranije n'uburebure bwe, tukamenya niba biri hejuru cyangwa se biringaniye cyangwa nanone biri hasi cyane. Iyo formula irahari, ushobora kuyishaka kugira ngo umenye neza niba ibiro byawe ari byinshi cyangwa se ari bikeya. Ariko ikintu ugomba kuzirikana nuko ibiro byawe iyo birenze umubare w'ibyo wakagombye kugira, bigira ingaruka ku buzima bwawe. Niba ufite santimetero 170, wakagombye kuba utarenza ibiro 70. Niba ufite santimetero 160, wakagombye kutarenza ibiro 60. Niba ufite santimetero 180, wakagombye kutarenza ibiro 80. Nawe se niba ufite santimetero 165 ariko ukaba uri mu biro 90 ndetse 100, urumva amagufwa yawe atabangamiwe, yikoreye ibiro byinshi kandi bizakugiraho ingaruka nutagabanya ibiro byawe. Ikindi kintu ugomba kwitondera cyane kugira ngo amagufwa yawe agire ubuzima bwiza ni ukwirinda kwambara imyenda iguhambiriye cyane. Muri iki gihe abantu bambara imyenda ibafashe cyane, by'umwihariko abagore, ku buryo usanga amagufwa yabo aba aziritswe. Nk'urugero, ushobora gusanga umudamu yambaye ikanzu adashobora kwiyambura keretse abonye umuntu umufasha kuyiyambura. Ibyo biteza akaga cyane imitsi itembereza amaraso ndetse n'amagufwa yacu mu buryo bw'umwihariko. Abadamu benshi ashobora kwambara n'urugero wenda ni bubu ni ribaya, by'umwihariko iribaya, ugasanga iryo ribaya arifunze mu buryo intugu ze zisa naho ziba zifunganye zihambiriwe, ibihaha bigasa naho bihobewe cyane, kandi ibyo bituma amaraso adatembera neza, bituma udahumeka neza, kandi bigira ingaruka ku magufwa yawe. Abasore b'iki gihe nabo bajya bambara imyenda ibahambiriye cyane, kandi iyo myenda igira ingaruka ku buzima bwabo. Abakobwa nuko ku mapantaro bambara n'ibindi bituma amaraso adatembera neza, bigira ingaruka cyane ku buzima bwacu. Inkweto zihambiriye cyane ntabwo ari nziza kuko zigira ingaruka mu gutuma amaraso adatembera neza. Reka by'umwihariko mvuge ku nkweto ndende. Inkweto ndende irengeje santimetero 5 za taro ziba ari inkweto ziteje akaga cyane amagufwa yo mu rutirigongo no muri base. Abadamu iki kintu mucyiteho, kandi nimukajye mubaza ngo kubera iki kubyara biri kwanga bakatubaga kenshi. Mujye muzirikana yuko akenshi biterwa n'ibyo turya, ibyo twambara n'uburyo tubaho. Inkweto ziciye bugufi nizo zituma umuntu agira ubuzima bwiza. Inkweto ndende zituma usa naho uri kuri panike, uri ku bugenge, uhagarara wigengesereye, zigira ingaruka ku magufwa yawe. Ndagira ngo nkubwire none ko ikindi kintu udakwiriye kwirengagiza niba ushaka ko amagufwa yawe agira ubuzima bwiza, ujye ugira imirire iboneye. Urye ibyo kurya byiza. Rya ibyo kurya bigizwe n'amabara 4 nibura ku munsi. Ibara ry'umweru, ibara ry'umutuku, ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse n'ibara rindi ribarirwamo umuhondo, move n'andi mabara. Ariko urye ibyo kurya bizima. Ibyo kurya bishaje, bisaziye mu masoko, ibyo tubyita dead foods.
y'indyo ipfuye. Nyamuneka wite ku kurya, kuko kurya bituma uba icyo uri. Ibyo urya nibyo bikurema. Uri ibyo urya. Ntukirengagize ko kurya ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe. Ni byiza kurya imbuto kenshi, cyane cyane amaronji, kuko akungahaye kuri antioxidant kandi akaba afite calcium na vitamine C. Amaronji ni meza ku magufwa. Kiwi ni nziza cyane. Ujye urya cyane ibikomoka kuri soya, nk'amata ya soya na tofu, kuko bizatuma amagufwa yawe agira ubuzima bwiza. Ujye ukunda gukoresha ububemba cyangwa se nuts, harimo coconuts, hazelnuts, cashew nuts, peanuts, ndetse ukoreshe cyane n'imboga rwatsi. Ibyo bizatuma ugira calcium ihagije kandi na proteine zihagije. Amagufwa yawe uyabungabunge muri ubwo buryo, uzajya ugira ubuzima bwiza. Witondere cyane iki kintu. Niba uri umuntu ukunda gukoresha massage, ntugapfe kujya gukoresha massage mu bantu batabyize. Massage ni nziza, irakiza. Massage ni nziza, irafasha, ariko biba byiza iyo ikozwe n'umuntu ubizi neza, kuko hari amoko menshi ya massage, ku buryo zimwe muri massage ubaye utazitondeye ushobora kuzikorerwa bikagira ingaruka ku mitsi yawe kandi n'amagufwa yawe akabigiriramo ibibazo. Koresha massage ahantu uzi neza ko ababikora bari professional babizi. Ikindi kandi nanone, ntukirengagize kujya ukandagiza ibirenge mu mazi ashyushye rimwe na rimwe mu masaha y'ikigoroba. Ibyo ni umuti utuma amaraso yawe atembera neza kandi imitsi yawe ikoroha n'amagufwa yawe akagira ubuzima bwiza. Ushobora kubikora hagati y'iminota 5 n'10 mbere yo kuryama, kandi bamwe na bamwe tubasaba kongeramo ibi bikurikira. Urugero, ushobora gushyiramo umunyu cyangwa se ugashyiramo bimwe mu bimera nka romare, ginkgo biloba, cyangwa se wenda ukaba wakoresha na verivene, kuko ni ibyatsi byiza cyane bifasha itembera ry'amaraso. Ni byiza cyane kwitondera uburyo wicaramo, uburyo uhagararamo, uburyo uryamamo. Reka tukoreshe ijambo postures. Izi postures zigira uruhare runini mu gutuma amagufwa yacu agira ubuzima bwiza cyangwa ubuzima bubi. Mbese uryama mu buhe buryo? Uburyo uryamamo butuma ugira amagufwa mazima cyangwa se mabi, akanarwara. Uburyo wicaramo nabyo bigira ingaruka. Ni byiza ko igihe cyose witondera uburyo wicaramo, uryamamo, uhagararamo, kuko bigira ingaruka ku buzima bwawe. Kandi nanone ndagira ngo nkubwire ko igihe ufite ibibazo by'amagufwa, ufite ingorane zo gukocagurika mu magufwa, hari ibimera ushobora kukurangira kandi bikagufasha, n'ubundi buryo nakurangira ushobora kugufasha. Uburyo bwa mbere, ntukirengagize gukoresha umuti twita black seed oil. Black seed oil ni umuti mwiza cyane ku ndwara z'amagufwa. Koresha ikiyiko kimwe mu gitondo n'ikindi ku mugoroba, kandi iyi oil igomba kuba iri cold pressed. Ndabisubiramo, igomba kuba iri cold pressed. Uzagira amagufwa meza cyane kandi akora neza cyane. Ikindi, ntukirengagize gukoresha ibintu bituma amaraso yawe agenda neza. Nkuko nabivuze, amaraso iyo agenda neza bituma n'amagufwa aba mu buzima bwiza. Ikindi kintu gifasha amagufwa, aloe vera, igikakarubamba. Igikakarubamba gikungahaye kuri calcium kandi gifite ibyo twita amino acids byinshi cyane, ku buryo muri amino acids 23 dukenera mu mubiri, igikakarubamba cyifitemo 17 ubwazo. Mbega uburyo gukoresha igikakarubamba byaba ari byiza. Ushobora gukoresha igikakarubamba nk'umutobe wiguriye cyangwa se wikoreye, kandi kikajya kigufasha cyane. Ubuki ni bwiza cyane ku magufwa, ujye ubukoresha. Sesame
ni nziza cyane ku magufwa. Noneho by'umwihariko ujye ukoresha inazi coconut cyangwa se noix de coco, nayo ni nziza cyane ku magufwa. Ntukirengagize kota akazuba ka mu gitondo no ku mugoroba, kuko gatuma vitamine D ikorwa ku bwinshi kandi gakwirakwizwa mu mibiri yacu. Imana ikugirire neza, iguha umugisha, iguha amahoro, kandi nawe urwaye ndagusabira gukira. Wari kumwe na Proficient Kayitare.